Twongeye gusuhuza kurikira Murika Africa TV tukugira ngo ni iby'agaciro kenshi kuba dukurikira umunsi ku wundi. Nawe utubonye bwa mbere turagushimiye yuko ugiye kuba umufatanyabikorwa byo gukora subscribe ndetse na like, tuzajya tubana ibihe byose. Uyu munsi rero dufite byinshi byo kuganira, dufite gushima, dufite kunenga, ariko icyo turi buze kwibandaho cyane ni uburyo dushobora kubona ubushobozi kandi tubuvanye mu kantu gatoya umuntu atatekereza yuko yakuramo ubushobozi, mu rwego kugira ngo twirinde abirirwa bavuga yuko tudashoboye kandi nta nicyo twanakwigezaho. Uyu munsi yongeye kubereka ahantu ushobora gukura ubushobozi mu buryo bworoshye kandi butakugusabye imbaraga nyinshi cyane. Ufite umuryango, ufite inshuti, ufite abaturanyi, ufite abandi mwisanzuranaho. Uyu munsi yongeye kukwereka uburyo ushobora kubona amafaranga yakugiriye umumaro nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'ukwezi, ariko bikaba byiza ubibaze nyuma y'umwaka bitewe n'icyo winjiza icyo ari cyo. Ndaguha urugero, nimba ugira inshuti muhorana umunsi ku wundi igizwe n'abantu 8, cyangwa ukaba ufite umuryango ushobora kuba mwahura mukaganira mugizwe n'abantu 8, tugiye guhera rero ku bushobozi busa nkaho buri hasi cyane buri wese yashobora yabona. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuba ubona 100 rya buri munsi, ariko iryo 100 ukumva yuko nta gaciro rifite. Ngiye kuvuga ukuntu iryo 100 rishobora kuba ryakwishyurira mituweli, iryo 100 rishobora kuba ryakwishyurira utubazo tw'ingutu dushobora kuba twakugeraho mu gihe runaka. Ndaguha urugero, tuvuge muri abantu 8 bagize umuryango, cyangwa muri abantu 8 b'itsinda, cyangwa muri abantu 8 b'inshuti. Iyo ufashe igiceri cy'100 ukagikuba n'abantu 8 ubona 800. 800 wayakuba n'ukwezi iminsi 30 ukabona ibihumbi 24. 24 wabikuba n'amezi 12 ukabona ibihumbi 288. Aho ngaho tayari mwamaze kubona mituweli, aho ngaho tayari mwamaze kubona yuko wa munsi mukuru ujya ubateza ibibazo mu gihe abana bagiye kujya ku ishuri, yaba noheli yaba bonane, mwamaze kubona ko mushobora kuba mwakwirwanaho muri icyo gihe hatabayeho guhungabanya ubukungu, cyangwa no kuba mwasaba abaturanyi cyangwa inshuti mubabwira yuko ubuzima bwanze. Iyo ni inzira ya mbere ishobora kuba yabageza ahantu runaka. Inzira ya kabiri rero, ufite uburyo ushobora kuba winjizamo ntazi wowe uzi uko winjiza. Ushobora gufata 10%. 10% icyaha cya 10 mu rusengero baba batubwira yuko tugomba gutanga. Nawe icyaha cya 10 nawe ubwawe ukabanza ukakiha, ugashaka agakonti, yaba ako muri banki cyangwa kuri telefone, warangiza ukajya usevingaho twa dufaranga tw'10% tw'umushahara winjiza cyangwa tw'uwinjije uwo munsi, ukajya ubika iyo 10%. Rirazamuka rero rigakura rikakugeza ahantu hakomeye cyane. Mfite benshi twagiye tuganira bagiye bagera ku ndoto zabo bakoresheje rya 10% y'umutungo cyangwa ry'amafaranga binjiza, yaba ku munsi cyangwa ku kwezi, bagakuraho rya 10%. Iyo ubikora neza rero umwana yiga neza nta kibazo. Iyo ubikora neza nta kibazo cy'ingutu gishobora kuba cyakugwaho, cyangwa ukagira uburwayi bugutunguye ntubashe kwivuza. Aho rero hashobora kuba hagufasha. Indi nzira ya gatatu rero tugiye kubonamo amafaranga, kandi tugiye kureba kuri wa muntu noneho uvuga ngo ntacyo ninjiza, ndaho ndi mu rugo, narangije ishuri kandi nta kazi, nirirwa nicaye mu rugo mbese nta kintu na kimwe gishobora kuba cyangeza kuri iyo ndoto cyangwa kuri ubwo bushobozi urimo kuvuga. Ikintu kirimo kwica abantu cyane muri iyi minsi ni ukumva ngo ntibikunda, ariko uyu munsi ndagira ngo ubwire yuko nta kidakunda, nta kidashoboka. Wowe gerageza gusa, numara kugerageza uzambwire ubwire ati bimeze gutya. Gerageza, birakunda, nta kidashoboka, nta kidashoboka, birakunda. Aho wirirwa mu rugo, genda utwereka
agitivite zawe wirirwamo. Ubyutse mu gitondo, twereke, twereke, uririrwa ureba filime, uririrwa, oya bikore ariko uninjiza. Isi turiho ubu ngubu ni isi ya tekinoloji. Abantu ubutunzi niho barimo kubukura muri social media. Aho ngaho rero nukomeza ukaryama uzasinzira, ugone iki, kandi warize ufite ubushobozi kuzikweditinga utanabizi. Hari ababishobora bashobora kuba bagufasha bakakwereka inzira uburyo bikorwamo, ariko nanone gerageza ukore, uve mu rugo. Nuva mu rugo bizakunda, uzaza duhure tuganire, nkwereke inzira y'ubuzima, uhure n'undi akubwira ati birimo birakunda. Ariko nuryama egare yuko urimo gukomanga ku muryango w'ubukene, inzira njyabukene. Kuba mu rugo ntabwo ari byo. Va mu rugo ujye gushakisha. Dukomeze rero twiganirira. Muri iyi minsi maze kubona inkuru irimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ivuga uburyo mama wa Nzovu afite agahinda kenshi arimo guterwa n'umuhungu we kuba nta kintu arigezeho, habe n'akarima ngo yaba yaraguze iwabo. Ariko Nzovu akavuga yuko we icyo arimo gukora arimo guhinga mu mutwe, kuko ntabwo ashoboye kujya guhinga uwo murima mama we arimo kuvuga. Aho rero ntitwabureminga umubyeyi kuko niko abibona, ni nako abyumva. Ariko mu by'ukuri hari abantu benshi badafite iyo mirima kandi babayeho neza cyane, kuko abantu bose ntabwo bagira iyo mirima, abantu bose ntabwo bahinga, ariko no guhinga mu mutwe nabyo biremewe. Ugahinga mu mutwe, ugasarura mu mutwe. Ikibanze gihari ngira nkugire, fata unkomeze ukunde kuyenagwa. Niyo soroga twagombye kuba dufite abanyarwanda, sosiyete turimo, tugafashanya tukazamurana. Ikizakwereka rero yuko wamaze gutera imbere nuko uzabasha kurya ugasigira n'abari inyuma b'abanyantege nkeya. Simvuze ko badahari, uri umunyantege nyinshi, bikore muri ubwo buryo, yaba imbere y'Imana n'imbere y'abantu uzajya uhabonera umugisha. Uko niko kuri, uko niko kuba umuntu wa nyawe. Ubumuntu ni ubwo ngubwo. Kuba uriho ntago ari wowe wifitiye inyungu gusa, ahubwo kuba uriho ni inyungu zanjye, ni inyungu z'uwo mubana, ni inyungu z'ukubona. Wowe kuba uriho nta nyungu wagombye kuba wifitiye, ariko abantu bamwe bashaka kumva ko bifitiye inyungu ubwabo, ariko siko biri. Abyuka ukajya mu kazi ugakora, ariko buriya ntabwo uri wikorera. Urakorera abo mubana, urakorera abo muturanye, urakorera uramutse utigize imitekerereze imeze nk'iyo ngiyo yagutse muri ubwo buryo, ntabwo wahemuka. Ntabwo wakwifuza ko mugenzi wawe ahangayika, ntabwo wakwifuza ko mugenzi wawe aburara kandi ugiye kumena ibyo kurya. Ntakabonye mugenzi wawe akora amakosa ngo umureke. Tugomba kuba mu buzima butagira uburyarya, tugomba kuba mu buzima butari bwa bundi buvuga ngo umurenzaho ibijumba. Hari igihe ubeshya ko ugiye gukora icyo bita umurenzaho, ugasanga urimo urasiba, ugasanga urimo urarenza ku rwiri rukazangiza umurima wawe. Umurima wawe mvuga ni ubwonko, kuko twebwe ntabwo duhinga mu murima, duhinga mu bwonko. Ubwonko bukangirika, ibyo uvuga twumva ni umwanda, ibyo ukora twumva ni umwanda, kuko wamaze kugira urwiri rwinshi mu bwonko. Warabwangije ngo urimo urarenzaho. Gira ukuri. Ukuri niko kuzakugeza ku butsinzi bwa nyabwo. Ukuri niko kuzatuma
ubasha kuba uwo ugomba kuba, abantu bakakwizera, abantu bakakugirira icyizere, abantu bakabona yuko hari icyo ubamariye, aho ngaho yaba ku bantu yaba no ku Mana uzahabonera umugisha. Dukorane, tubane mu buryo bwiza, wirwanya mugenzi wawe urimo gutangira ubuzima cyangwa umaze kugera aho agera. Iminsi ishize naganiriye na mugenzi wanjye ambwira ukuntu hari n'abajya gusenga bagiye gusengera umuntu kugira ngo asubire inyuma, kamara ibyumweru bingaho usengera umuntu ngo Imana imwambure ibyo afite. Uribeshya, urishuka, uzarinda usaza ukiri aho. Bakagombye bo gusenga uvuga ati Mana muzana we, Mana mugirireho umugisha. Hari abatavumikwa, aba ntibakivumika, byararangiye. Baraki agiye kuvuma ubwoko bwa Isirayeli ahubwo abuhesha umugisha, nk'ubwo urivunira iki? Imana yatanze umugisha, wowe urashaka kuwangiza. Abantu barakora amanywa n'ijoro bashaka kwiteza imbere, guteza imbere igihugu, guteza imbere aho bari kumwe, wowe ukagenda ngo Mana Mana Mana, isengesho ryawe rizaba impfabusa, ahubwo bizarangira ugeze mu nzira njyabukene no gusaba. Ibyo ntibikwiye. Tubeho mu buzima bufite intego, tubeho mu buzima bufashanya. Kuba ndiho, kuba uriho, byakatubereye ishimwe ku Mana. Ibyo rero bizatugeza aho tugomba kugera. Tworoherane rero mu buryo bukwiye n'ubudakwiye. Njye ndashimira abantu bakomeje kugenda bampa motivation, bakomeje kugenda bamfasha, yaba mu buzima busanzwe, yaba kuri YouTube channel, yaba no mu byo nkora mu kazi kanjye ka buri munsi. Abo ndabashimiye. Niyo mpamvu rero ngomba no kuganira n'abandi bantu nabo bafite imitekerereze yo kumva ngo ibyo ukora ntibikunda, ntaho bizakugeza, kandi mu by'ukuri akabivuga atarimo no kwerekana inzira ishobora kugeza aho byibura, cyangwa atarimo no kudiregitinga kugira ngo uzagera aha n'aha. Abo rero nabo ndabagaye, kandi nabo bigaye bumve yuko ibyo barimo atari byo. Dukeneye guhanahana imbaraga, dukeneye kuba twafashanya. Reka mbaharire rero umurongo, mukomeze mwandika muri commentaire abo mushimira, n'abo mugaya, n'abo munenga, kugira ngo babashe kwikosora. Ushimira upointinge izina nawe bibone yuko wamushimiye. Wenda ugaya uvuge ariko ndabakunda cyane rero kuri Marika Africa TV. Duhora tubifuriza ibyiza, imigisha, kwaguka biva ku Uwiteka. Mwari kumwe na Marika Africa TV, turabakunda, tuzasubire.